Ndabasuje bene data nshuti z'umusaraba kandi Imana nayo ibishimire ibaha amahoro menshi mu rugendo rwanyu, ibashoboze cyane kugenda uko bikwiye. Dusenge tuganire ijambo. Mana data, turagushimiye nanone kuri uyu mugoroba. Tubonye ko uduhaye igihe nanone kindi ngo twongere imirimo yacu. Haleluya. Twongere ibikorwa byacu, hanyuma ineza yacu imenywe n'umuntu wese. Uretse n'ibyo, twiyubakire ibizadutunga mu gihe kiri imbere, duhirimbanire paradizo yera, dukore ibyiza kandi tube muri minisiteri ya Yesu Kristo mu murimo wa data twese. Maze ubwo uduhaye kumenya no gusobanukirwa iby'iri jambo, turasenze ngo uzuribanemo natwe, hanyuma uturinde ikibi cyose, dushyigikire cyane kandi iri jambo rizagera ahantu kure cyane. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Nyuma bene data nshuti z'umusaraba, mwemere dusome iri jambo ry'Imana mu ntego yo gusenga. Ni nayo magambo tuzavugaho iki cyumweru cyose. Tuzagenda tugaruka ku gusenga. Imana nishimwe kandi Imana yacu nihimbazwe. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 4 umurongo wa 7, haragira hati: iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ni mucyo dusubire muri mwe. Bibiliya iratubwiye kuri uyu mugoroba ngo iherezo rya byose riri bugufi, hanyuma iravuze ngo nuko mugira ubwenge, hanyuma ngo kandi mwirinde ibisindisha, ngo kugira ngo mubone umwete wo gusenga. Amena. Ijambo gusenga uyu mugoroba ndashaka kurivugaho gato cyane, hanyuma twarangiza tukazafata igihe kinini muri iki cyumweru cyo kugenda tuganira ku ijambo ryitwa gusenga. Ndakurarikira kuzabana natwe, Imana izaguha umugisha mwinshi. Bamwe sindi bujye mu busesenguzi budasanzwe, bavuga ko ari ukuganira n'Imana. Abandi nabo bashobora kugenda bagira uko babivuga bitewe n'ibihamya n'ibimenyetso by'ibyo bahuriye nabyo mu gusenga. Imana yacu nishimwe, yera nihimbazwe cyane. Mbese hariho n'umuririmbyi waririmbye aravuga ngo gusenga bimara umumaro. Aravuga ngo hari uwavuze nanone ngo gusenga ni ubuzima. Haleluya, haleluya. Mbese gusenga ni ikintu gishobora kugira definition, ibisobanuro byinshi bitewe n'ibyo abantu babibonyemo, uretse ko igisobanuro rusange kitabura. Nyine gusenga ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Gusenga kutwunga n'Imana. Umuntu yari yishwe n'ibyaha, ibicumuro bibaye byinshi, ariko mu gusenga habamo kutwunga n'Imana. Imana nihimbazwe cyane. Nibyo byateye Yakobo kwandika mu bice 5 kuri uriya murongo wa 16, akavuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Abantu babinote, babifate yuko iyo hatabonetsemo umwete gushaka kutagira umumaro mwinshi. 17 yandika aravuga ngo dore Eliya nawe yari umuntu nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Bibiliya iravanga, arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Imana nishimwe. Ariko ku murongo ubanza wa 16 hejuru havuga ngo abantu bagire baturirane ibyaha byabo kandi basabirane. Imana nishimwe. Mbese birasobanura ngo mu gusenga umuntu yungwa n'Imana. Mu gusenga nibwo abantu bagiye baca bugufi, icyubahiro cy'umuntu uwo ari we wese kigacishwa bugufi. Umuntu utatekerezaga, umuntu wabonaga yihagararaho,
wabonaga ari umutware akavuga ngo ndemeye nciye bugufi. Mbese mu gusenga urusika rwawe ruri hagati y'umuntu n'Imana rukurwaho. Imana turayibishimiye. Turavuze ngo ingingo ya mbere, kuko turi kwihuta, gusenga kunga umuntu n'Imana. Izina ry'Uwiteka Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Gusenga bitanga amahoro, bitanga amahoro. Umuririmbyi wa 49 muze gushimisha Imana aravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka, aravuga ngo binyemeza yuko nsubizwa. Mbese umuntu ajya gusenga yumva yarushye, yumva ababaye, yumva bimugoye, yumva ibibazo bibaye byinshi, abamuvuga amagambo menshi, ibi yabuze umwambaro, yabuze icyo kurya, yabuze aho kuba, uburwayi ari bwinshi, imiryango ye harimo ibibazo. Ariko mu gusenga Imana nishimwe, ni umuyoboro w'amahoro. Turabishimira Imana. Twagiye tubona benshi bajya gusenga bakabona amahoro. Imana nayo ikabahumuriza, ikababwira ko izabana nabo, ikababwira ngo nubwo bimeze uko nibahumure, ikababwira ngo nubwo bimeze uko ntibihebe, Imana irahari. Gusenga twabigereranya n'iki se? Gusenga ni ikintu gikomeye. Gusenga mbese ni cano Imana yashyizeho ngo tuvugane nayo. Hanyuma kuri ingingo ya kabiri iduha amahoro. Izina ry'Uwiteka Imana nishimwe. Aravuga ngo bimara umubabaro. Donko nta gisubizo kibonetse, uwo muririmbyi yaririmbye ngo gusenga bimubara umubabaro. Hari uriya wa 49 we yaranavuze ngo bimwemeza ko asubizwa. Byonyine niyo hataboneka ibindi bintu byinshi, niyo byaba bidaciye mu nzira z'ubuhanuzi, ngo bimwemeza ko asubizwa. Imana nishimwe. Gusenga ni ikintu gihindura imigambi y'umuntu. Ku ngingo ya 3, umuntu wari ugambiriye kwiyahura, gusenga bimugarurira ubuzima, agafata ikindi cyemezo gihabanye n'icyo yari afite. Umuntu wari ugambiriye kugira abantu nabi, arabihindura. Gusenga guhindura imigambi. Ndetse nta nubwo ari imigambi y'umuntu wenyine ubwe ku giti cye yari afite yifitiye, niyo yari afitiye abandi nayo irahinduka. Ndetse niyo abantu bari bagufitiye nayo irahinduka. Haleluya! Turashimira Imana ihindura imigambi kubera gusenga. Imana nishimwe. Abantu benshi bazi inkuru za Esiteri n'Abayuda na Morodekayi. Dusoma mu gitabo n'ubundi cya Esiteri, Imana ishyirwe hejuru. Mu bice byaho bibanza, ntabwo nashatse ko tugenda dusoma amagambo menshi, niho batubwira iby'ukuntu ngo byari byarangiye. Bibiliya iyo usomye neza irakubwira ngo mu kwezi ngira ngo kwa 12, ngo hari ku munsi witwaga Hadari, ngo hanyuma ngo birahinduka. Haleluya! Ngo birahinduka. Ngo noneho ibyagombaga ibyo abanzi babo babifurizaga, ibyo Hamani yashakaga ku Bayuda birahinduka. Izina ry'Uwiteka Imana yacu nirishimwe. Birahinduka. Muzi ayo mateka, muzi ukuntu umwami yabuze ibitotsi, muzi ukuntu yasomye mu gitabo ukuntu Morodekayi ari we waburiye umwami. Imana nishimwe. Nuko ngarabaza ngo ese uyu muntu yaragororewe? Mbese ni inkuru ndende ntabwo nazijyamo, ahubwo icyo nari nshatse kuvugaho ni iki? Ni uko bagombaga gucibwa, ubwo bwoko bwagombaga kurimbuka, bwagombaga kuvaho. Mbese Hamani yari yamanitse igiti kirekire, yagombaga kumanikaho Morodekayi, ariko ntihasingizwa Kristo wabihinduye. Bibiliya iratubwira ngo kuri uwo munsi birahinduka. Izo nkuru wenda ntabwo nazijyamo, ariko nari nshatse kuvuga ijambo rimwe ryonyine, rimwe gusa rivuga ngo birahinduka. Imana yacu nishimwe ko nabyo ibasha kubihindura, kandi ibintu abantu babonaga bitahinduka bikarangira bihindutse. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihimbazwe. Turavuze ngo mu gusenga imigambi irahinduka.
iyawe ku giti cyawe yari mibi irahinduka, iyo wari ufitiye abantu irahinduka, ndetse n'iyo abantu bari bagufitiye nayo igahinduka. Izina ry'Imana nishyirwe hejuru. Mu gusenga ibintu birahinduka, n'imigambi igahinduka, ibitashobokaga bigashoboka, ibyari ibibi byari bigambiriwe bigakurwaho kubera ikintu cyitwa imbaraga z'amasengesho. Haleluya! Bantu bamenye ko gusenga bihindura ibintu, bantu bamenye ko gusenga bihindura imigambi. Mana nishimwe, Mana nihimbazwe. Gusenga bitanga ubuzima, ubu busanzwe gusenga bitanga ubuzima. Mana ishimwe. Erega ubundi Yesu Kristo yabwiye abigishwa, ntababwira ngo nimusenga, ababwira ukuntu bazasenga. Arangije agera aho yababwiye ngo bazajya bavuga ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, ifunguro ridutunga uyu munsi uriduhe. Ntibishoboka rero yuko umuntu yasenga ngo Imana imwime ikintu cyari kimukwiye. Ntibishoboka ko umuntu yasenga ngo Imana imwime ibyo asaba, kereka Imana ibona hari indi mpamvu. Ariko dufate muri rusange, ntidufate ingero zihariye. Gusenga Imana iragusubiza, igatanga ubuzima bwa buri munsi. Ubuhamya ni burebure bw'abantu batandukanye, bwaba Imana yakije uburwayi bukomeye, bwaba Imana yahaye ibyo kurya, bwaba Imana yahaye amazu, bwaba Imana yahaye ibintu abacada. Mana ishimwe. Gusenga bitanga ubuzima. Kubera ku bwabyo twafashe referanse, turavuga ngo Kristo yabwiye abantu ngo basenga basaba ibyo kurya, ndetse by'uwo munsi abwira abantu, arababwira ati mbese mwari bwabone uturabyo? Nta muntu muri mwe wabasha kurimba nka kamwe muri two, kandi n'Imana itwambika. Aravuga ati inyoni n'Imana izitunga, ibishwi bibiri hari aho yaciye umugani, aravuga ati ntibiguze n'ikuta rimwe, ariko nta na kimwe gishobora gupfa Imana itabyemeye. Imenya uko bibaho. Hanyuma nkanswe mwebwe abantu b'Imana, abantu bahumure. Gusenga bitanga ubuzima, gusenga bihindura ibintu. Mu gusenga abantu bahawe amasengesho menshi azasohora n'ayasohoye. Mu gusenga abantu bamenye amakuru y'ibihe n'iminsi. Mu gusenga ibintu byose byarahishuwe. Dushimira Imana kubwo gusenga. Ndagira ngarukire kuri ibi bintu bine, ibindi nzabivuga ubutaha. Gusenga byunga umuntu n'Imana. Gusenga twavuze ngo bihindura imigambi. Gusenga bitanga ubuzima. Hanyuma gusenga bitanga amahoro. Haleluya! Bibiliya ikavanga na amahoro ab'isi batamenya, ngo ni amahoro atemba nk'uruzi. Imana nishimwe cyane. Turagira ngo natwe dusengere muri iki cyifuzo cyo guhabwa ibihe byinshi byo gusenga. Gusenga cyabigishwa begeraga Kristo bakamubwira ngo twebwe ngo twasenze twirukanye abadayimoni ntibyakunda. Yarababwiye ngo nta kindi gikuramo uwo mudayimoni. Arababwira ngo mene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Hashimwe Yesu Kristo washyizeho cano iduhuza n'Imana, ariyo gusenga. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rishimwe kandi rihimbazwe. Pawulo yandikira Abakolosayi tugana ku musozo, mu bice 4 umurongo wa 2 yaravuze ngo mukomeze gusenga, muba maso kandi mushima. Ageze ku Befeso mu bice 6 umurongo wa 18 arababwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haravuga ngo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Imana ishimwe. Hari naho yavuze ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Donc ntabwo ari ugusenga mu munezero gusa, ahubwo no mu makuba abantu basenge. Byanditse mu gitabo mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo wa 12, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Pese no mu bintu bikomeye urasenga, kabone n'ubwo wabona igisubizo utakibonye uwo munsi urasenga. Mana nihimbazwe. Urashaka ko ubona
ikimenyetso cy'Imana, urashaka ko ibi bintu bine bikugirirwa kubera gusenga, donc ukabona amahoro, imigambi igahinduka, ukabona ubuzima ndetse bikakunga n'Imana. Fata icyemezo dusengane mu izina rya Yesu. Fata gahunda wongere usenge, wirije ubusa, utiyirije ubusa, ku manywa, nijoro, mu gitondo, nimugoroba. Hari n'abageze kuri level yo kuba badasengera n'ibyo kurya. Imana nidutabare n'ukuri. Gusenga se twabivugaho iki se? Twabigereranya n'iki se? Mpamvu mubona ibintu abantu basubira inyuma nuko batagisenga. Mpamvu mubona ibintu bipfapfana hamwe na hamwe mu madini ni ukubera intwaro yo gusenga itagihari. Twongere dusenge, mwongere mutekereze neza, mufate icyemezo dusenge. Aho niho Imana izatwishimira, aho ni ibintu byose bizashoboka, aho ni ibintu byose bizagenda murongo mwiza, aho niho ibyo mutekereza byose bizakunda, aho niho muzabona amahoro mu mutima mwari mwarabuze, aho niho Imana izabana namwe mu miryango yanyu, aho niho Imana izabana namwe mu makorari yanyu, matorero, muri za minisiteri zitandukanye z'ivugabutumwa. Aho niho Imana izakora ibintu byose biciye mu gusenga. Ikintu cyose kirashoboka binyuze mu gusenga, ibintu byose birakunda. Imana nishimwe. Subiza amaso inyuma, mwibuke amasengesho mwagiye musenga, mumbwire niba mutarabonaga amahoro kubera amasengesho mwasenze. Muvuga niba mutarumvaga ubusabane n'Imana, mukumva mwiyunze n'Imana, mwatuye ibyaha byanyu. Muvuge niba mutazi imigambi yakuweho kubera gusenga. Mana ishimwe. Utaha mu byo tuzavuga tuzashyiramo n'ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Gusenga ni ikintu gikomeye. Gusenga yewe, gusenga ni intwaro iteye ubwoba. Muririmbyi aririmba aravanga mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo gusenga harakivuga, hajya n'ahavangwa n'umwana muto. Si gusenga Imana ntazagira ubwoba. Mpamvu mubona abantu bagize ubwoba bw'ibizaba, bw'inzara, bw'ubukene, bw'uburwayi, nuko abantu badasenga. Gusenga ni ibintu bikomeye. 50 aririmba mu gitabo cya mbere cyo gushimisha Imana, aravanga muze mwese twihererane. Ibyo ni ugusenga. Abantu nibafata umwanya bongere biherere, basenge mu izina rya Yesu. Basenge. Ndagira ngo natwe rero atuye umwanya dusenge, kandi dukomereze muri uwo murongo wo kuzakomeza gusenga Imana. Ndetse iki cyumweru cyose tuzavuga inyigisho zo gusenga Imana. Hanyuma nshuti z'umusaraba, bene data, kuri iyi channel ya Erohi TV iki cyumweru inyigisho nyinshi, ndetse ni seminari. Tuzafata igihe kirekire, yaba njye na bene data tugende tugaruka ku nyisho zo gusenga. Turakurarikira kuzagumana natwe kugira ngo umenye icyo Imana ivugana nawe, kandi umenye ko amwe no gusenga Imana izakora ibintu byinshi tuvuze n'ibyo tutavuze. Ibyo utekereza yewe ndetse n'ibirenze ibyo utekereza, ibyo byose Imana izabikora biciye mu nzira y'amasengesho. Maze rero nimwemere dusenge kandi twiragize Imana. Imana data wa twese mwiza, se umwami wacu Yesu, turasenze. Ni nacyo utwigishije kuri uyu mugoroba. Uratwigishije ngo dusenge. Uravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi, ngo nuko abantu bagira ubwenge, birinde ibisindisha, ngo kugira ngo n'umwete wo gusenga. Sindisha bibaye byinshi, sindisha birenze kimwe, iby'amagambo, iby'ubukene, iby'imiruho, iby'ibyorezo, bibaye byinshi. Ariko ibyo abantu bakwiriye kwirinda bituma badandabirana n'ibyo ubwabo bitera. Mbese ni ibisindisha, byaba ibinyobwa cyangwa se n'ibindi bintu runaka bibahuza bigatuma bava ku Mana. Turasenze ngo turinde ibisindisha kugira ngo tubone umwete wo gusenga mu izina rya Yesu, kuko ibintu bigaragara nk'ibyasindisha abantu bibaye byinshi cyane. Ariko cyane cyane ibyo twakitera ni uko tugize icyifuzo cyo kugira ngo dushobozwe n'Imana data twese mwiza, kugenda dusenga, dukiranuka, twirinda,
twubaha Imana mu gihe cya none, tubisabye Imana mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amina, amina, amina.